umwe mu migani yibukwa cyane mu yo Yesu yigishije ni umugani uzwi cyane w'umuntu wubatse inzu ye ku rutare n'umuntu wubatse inzu ye ku musenyi. kandi uwo ni umugani tugiye kwiga uyu munsi igihe twiga dusoza urukurikirane rw'ibyigisho biriya cyangwa imigenzo. ariko mbere y'uko dukora ibyo turashaka gusaba Imana kugira ngo ibane natwe kandi iyobore ibitekerezo byacu. nimwubike imitwe yanyu hamwe nanjye maze dusenge. Data uri mu ijuru, tuje imbere y'intebe yawe y'ubuntu uyu mugoroba tugushimira bwa mbere y'uko wabanye natwe muri ibi byigisho byose twize. kandi igihe dusoza ibi byigisho turasaba umwuka wawe wera y'uko yabana natwe, kuko tuzi y'uko uwo mwuka wera ari we wenyine usobanura ibyanditswe byera, niwe wenyine ushobora kuza akabidusobanurira. uduhe kumva ubusobanuro bw'uyu mugani ndetse n'icyo uhuriyeho n'uburyo twagendana na Kristo. tugushimiye isezerano ryo kubana natwe, kandi tugushimiye yuko wumvise isengesho ryacu, kuko turisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. ndabyibuka igihe nari umwana mu cyiciro cya mbere cy'ishuri ryo ku isabato, turirimba iyo korasi ntoya y'umuntu wubatse inzu ye ku rutare, maze igihe umuyaga wazaga n'imvura ikagwa nyinshi cyane, inzu yarakomeye kuko yari yubatswe ku rutare. ariko igice cyanshimishaga cyane kuri iyo korasi ni igihe twaririmbaga iby'umuswa cyangwa se umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. kandi igice cyari kinshimishije cyane ni igihe inzu ngo yagwaga, maze icyo gihe ndibuka ko twahitaga dukoma amashyi cyane yuko inzu yagwaga kuko yari yubatse ku musenyi. ariko ikintu gitangaje ni uko ntibuka igihe umuntu watwigishaga atubwira ikintu uwo mugani wasobanuraga. yego twararirimbaga, ariko se bisobanura iki kubaka ku musenyi ndetse no kubaka ku rutare? mu cyigisho cyacu rero cy'uyu munsi tugiye kumva icyo uwo mugani usobanura mu gihe turimo dusoza ibi byigisho twari tumaze igihe twiga. mbere y'ibyo byose rero mureke tubanze dusome uwo mugani nk'uko uri muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 kugeza 27. Matayo 7:24. Yesu hano aravuga ngo, nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko bivuze ngo kubera yuko yari ishinzwe ku rutare. maze hano hakaza ikindi gice, kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. uyu mugani urimo ibimenyetso byinshi cyane, kandi usobanura buri muntu wese mu by'ukuri. kandi igihe turebye dushobora kumenya icyo Yesu yari arimo yigisha muri uyu mugani. none ibyo bimenyetso ni ibihe birimo aha? bwa mbere dufite umunyabwenge, ni ikimenyetso. dufite umupfapfa, nawe ni ikimenyetso. dufite ikimenyetso cy'inzu, kandi urutare narwo ni ikimenyetso, n'umusenyi ni ikimenyetso, n'igikorwa cyo kubaka ni ikimenyetso, kandi n'umuyaga ndetse n'imiraba ndetse no kugwa cyane kw'inzu yari yubatswe ku musenyi, byose hari icyo bishushanya kandi cy'ingenzi cyane. kandi uyu mugani wubatse inzu ye ku musenyi ndetse no ku rutare ni umwanzuro w'icyigisho cyo ku musozi. Yesu yari arimo ashyira umwanzuro ku cyigisho yari yigishije ku musozi. kandi mu gitabo Thoughts from the Mount of Blessings kuri paji 147 haranditswe ngo Yesu yashoje icyigisho yigishirizaga ku musozi atanga urugero rukomeye rwerekana umumaro wo gushyira mu bikorwa amagambo yari yavuze. ubwo rero icyo uyu mugani ugendereye ni uko Yesu yari arimo yigisha yuko ikintu cyose yari yigishirije ku musozi cyagombaga gushyirwa mu bikorwa. uwo mugani icyo wari ugendereye ni ugushyira mu bikorwa ibyo Yesu yari yigishirije ku musozi.
Adam Clark ni umunyamateka ukomeye kandi wagize byinshi avuga. Reka twumve icyo yavuze kuri uyu mugani. Dore ibyo yavuze. Yaravuze ngo benshi bavuga ko amategeko ya Mose yavuyeho. Ntabwo yari umudivantiste w'umunsi wa karindwi kandi ngo kubera ko akomeye cyane kandi bikaba bidashoboka kuyumvira, kandi ko ubutumwa bwiza bwaje kutubatura ku kuyumvira. Ariko mwumva iki ngiki, ngo ariko bose ntibamenya yuko mu isezerano rya kera hose nta kintu cyabonekamo gikomeye cyane kandi kera nk'iki cyigisho Yesu yigishije nk'itegeko tugomba kugenderamo. Nyuma ya byose, mbese byaba byoroshye kunyuranya n'ibi bintu? Mbese byaba byoroshye gutwara ikintu kabiri umuntu yagusabye kugitwara rimwe? Mbese byaba byoroshye guha umuntu ikote yagusabye n'ishati? Ngo ni ibitegeko cyane birenze amategeko 10. Umuntu yaravuga ati amategeko mu by'ukuri ntiyakuweho nk'uko Yesu yabyigishije ku musozi mu byigisho yigishije. Ndashaka ko mwita ku magambo nabonye mu gitabo Thoughts from the Mount of Blessings, paji 147-148. Dore uko hari. Ibihari biranditswe ngo mu bari bateraniye imbere y'Umukiza hari benshi bari baramaze igihe batuye ku nyanja y'i Galileya. Igihe bari bicaye ku musozi bumva amagambo ya Kristo, bashoboraga kwitegereza ibibaya n'inkombe aho imisozi yahuriraga n'inyanja. Mu gihe cy'izuba imigezi yarakamaga aho yari iri hagakomera hakaba n'umukungugu. Ariko ubwo itumba ryageraga kuri iyo misozi, imigezi yarashegaga igasenya ibintu kandi ikazamuka mu bibaya, ndetse uwo muraba ukangiza byinshi. Kenshi cyane amazu abantu babaga barubatse afatiye ku musenyi yahitaga asenyuka, ariko hejuru aho ku mazu habaga hari amazu yubatswe, hejuru aho ku musozi habaga hari amazu yubatswe ku rutare. Mu bice bimwe by'aho hantu habaga hari ubuturo bwubatswe uko bwakabaye ku rutare, kandi bwinshi muri ubwo bwabaga bwarihanganiye kandi bwaranesheje imiyaga myinshi yo mu myaka myinshi cyane. Ayo mazu yashoboraga kutaba ibitabashwa, kandi aho ari hakagaragara nk'ahoroheje hatanifuzwa ugereranije n'amazu yabaga yubatswe ku musenyi, ariko yabaga yubatswe ku rutare ku buryo umuyaga, umwuzure n'ishuheri byose bitashoboraga kuyasenya. Ubu rero ndatekereza ko mushobora kumva uburyo igihe Yesu yigishaga abantu bari bicaye aho bahitaga bumva icyo Yesu arimo avuga kandi bakumva ko ari icy'ukuri kuko babaga barabibonye n'amaso yabo. Bwa mbere ndashaka ko tubanza kumenya icyo urutare rushushanya, urwo umunyabwenge yubatseho inzu ye. Bibiliya rero itubwira neza icyo urutare rushushanya. Ndashaka ko twita ku magambo ari mu Gutegeka kwa 2:32-4, kandi uru rukurikirane rwitwa Bibiliya cyangwa imigenzo. Reka rero twite ku kintu urutare rushushanya. Aho mu Gutegeka kwa 2:32-4 hari ubuhamya Mose yavuze ayobowe na Mwuka Wera akandika igitabo cyo Gutegeka kwa 2. Mose hano arimo aravuga ku Uwiteka akavuga ngo icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose ni izo gukiranuka, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Ubwo rero igitare ni umuntu. Mbese mwaba mwitaye ku kinyazina ngenera gihari wacyo, zacyo? Murumva rero yuko urutare rushushanya umuntu hano. Kandi ndagira ngo mwite no ku rwa 2 mu gitabo cya 2 cya Samweli. Mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 22:2-3 ni Dawidi wari urimo avuga ibi ngibi. Yaravuze ngo Uwiteka ni igitare cyanjye,
ni igihome cyanjye, ni umukiza wanjye ubwanjye, ni Imana igitare cyanjye niyo nziringira, ni ingabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire kinkingira, ni ubuhungiro bwanjye, ni umukiza wanjye, ni umukiza wanjye nkingira nkisi urugomo. Rero hano hari yuko Uwiteka ari we gitare, kandi urutare aho urumva rurashushanya umuntu. Ariko se ni uwuhe muntu rushushanya? Igihari hano ni uko ruvuga ko urutare rushushanya Imana. Ariko se ni Imana Data cyangwa n'Umwana? Ninde muri aba babiri urutare rushushanya? Kandi hano havugwa ikivugwa hano ntabwo tugomba kukihimbira, ahubwo tugomba kureba mu Rwanda rw'Abanyakorinto tukareba umwe muri abo. Intumwa Pawulo yari arimo avuga asobanura uw'icyo gitare gishushanya, yaranditse ngo bene data sinshaka ko mutamenya yuko ba sogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja, gutegekwa na Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. None ubwo igitare gishushanya nde? Gishushanya Imana, ariko cyane cyane Yesu Kristo. Nta wundi gitare gishushanya utari Yesu Kristo. Urwa mbere rw'Abanyakorinto 3:11 hatubwira yuko nanone urutare cyangwa se urufatiro ari Yesu Kristo. Dore ko handitse mu Rwa mbere rw'Abakorinto 3:11 haranditswe ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. None ubwo ngubwo hariho urufatiro rw'ukuri rungahe? Ni rumwe rwonyine, kandi ni Yesu Kristo. None ikibazo ni iki? Inzu yo ishushanya iki? Kuko tumaze kumva yuko kubaka ku rutare bishushanya kubaka kuri Kristo, ariko se noneho ikibazo ni iki ngo inzu yo ishushanya iki? Hari ibisubizo bine kuri iki kibazo. Bwa mbere, inzu ishobora gushushanya umuntu ku giti cye, kandi umuntu w'umwizera mu itorero. Mwite kuri Matayo 12:43-44. Mwumve igihari. Haravuga ngo dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi. Uyu ni umuntu umwe mu mwumve. Dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro, akabura akanya ati reka nsubire hehe? Subire mu nzu yanjye. Urumva umuntu yiswe iki? Yiswe inzu. Aravuga akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Aho ni ukuvuga ngo ni mu muntu aho naturutse. Yageramo agasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. Urumva rero yuko inzu ishushanya umuntu ku giti cye. Ariko hari ubundi busobanuro bwa kabiri, kandi aha ni umuryango, ubumwe bw'umuryango. Ntabwo ari umuntu gusa, ahubwo noneho ubumwe bw'umuryango. Mwite ku magambo ari muri Zaburi 127 umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Zaburi 127 umurongo wa mbere n'uwa gatatu haranditse ngo Uwiteka iyo atari we bubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Murumva yuko Zaburi barimo avuga hano ngo Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Noneho umurongo wa gatatu ugasobanura ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Murumva rero yuko ubwa kabiri inzu ishushanya umuryango. Ubwishobanura rero gushushanya umuntu bwe, ariko yanashushanya umuryango. Ubwa gatatu, mu buryo bwagutse, inzu ishobora gushushanya umuryango wose wa Isirayeli nk'ishyanga. Mwite ku kiri muri Yeremiya 18 umurongo wa 6. Yeremiya 18 umurongo wa 6. Hano Yeremiya aravuga ngo yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwab'inzu ya Isirayeli mwe. Murumva rero yuko inzu ishobora gushushanya ishyanga ryose ry'abantu b'Imana mu isezerano rya kera, Isirayeli y'Imana. Icya kane, inzu ishobora gushushanya itorero rya Gikristo. Mwavuga muti mbese nibyo niko bimeze? Mu by'ukuri
isezerano rya kera ritubwira yuko inzu ari itorero ry'Imana, kandi mushobora kubona ayo magambo menshi no mu isezerano rya kera havuga, mushobora kugenda mureba mirongo myinshi cyane isobanura ibyo ngibyo, mukaza kubona yuko inzu ahantu hose mu isezerano rya kera yagiye isobanurwa ityo. Ariko hano hari ikibazo, inzu y'Imana mu isezerano rishya noneho ni irihe? None ubwo inzu y'Imana muri iyi minsi ni iyihe? Inzu y'Imana ni twebwe ubwacu, ariko ni n'itorero ryayo nanone. Mwite ku cyanditswe mu rwa mbere rwa Timoteyo 3:14-15. Rwa mbere rwa Timoteyo 3:14-15, nka Pawulo hano aravuga ngo, nkwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ari ryo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo inkingi y'ukuri igushyigikiye. Hano rero icyo muhabona ni uko itorero rya Kristo ryitwa iki? Ryitwa inzu. Inzu rero ishushanya ibintu bine. Bwa mbere umuntu ku giti cye, bwa kabiri umuryango, ubumwe bw'umuryango, gatatu abantu bo mu isezerano rya kera b'Imana, kandi n'itorero ry'Imana ryo mu gihe cy'isezerano rishya. None mureke mbabaze, tugomba kubaka kuri Kristo nk'umuntu ku giti cye, niko bimeze. None umuryango ugomba kubakira kuri Kristo, niko bimeze. None Isirayeli ya kera yo mu isezerano rya kera yagomba kubakira kuri Kristo, niko byari bimeze. Bagomba kubakira kuri Kristo. None itorero ry'uyu munsi ryo rigomba kubakira kuri Kristo, niko bimeze cyane. Ariko muzi ikintu kibabaje hano, Kiliziya Gatolika y'i Roma iravuga ngo urutare ntabwo ari Yesu Kristo, ahubwo ngo urutare ni Petero, maze bagakoresha Matayo 16:18 ahanditswe amagambo Yesu yavuze akavuga ngo, nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye. Petero rero bisobanura ibuye ritoya, akabuye gatoya kabasha gukurwaho, Petros cyangwa Pebo. Nanjye ngo ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Kiliziya Gatolika y'i Roma rero igahita ivuga ngo, Yesu hano arimo aravuga ngo wowe uri Petero, kandi kuri urwo rutare wowe Petero niho nzubaka itorero ryanjye. Ariko icyo Yesu arimo avuga mu by'ukuri ni uko avuga ati wowe uri Petero, kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye. Mbese mwamuzi ko nta murongo n'umwe uri muri Bibiliya uvuga ko urutare ari umuntu ugaragara w'ubumuntu gusa? Nta murongo n'umwe uhari muri Bibiliya yose uvuga ibyo. Muri Bibiliya yose urutare buri gihe ruba ari Uwiteka. None mwavuga muti, kubera iki Yesu yavuze ngo uri Petero kandi kuri urwo rutare? Niko Yesu yajyaga avuga. Ndagira ngo mwite ku magambo ari muri Yohana 2:19. Dufite amagambo asa nayo Yesu yavuze. Yesu yavuze aya magambo arimo abwira Abayahudi, kandi muri Yohana 2:19 haranditswe ngo, Yesu arabasubiza ati, nimusenyere urusengero. Musenye iki? Musenyere urusengero, nanjye nzarwubaka mu minsi 3. None ni iki Yesu yavugaga igihe yari arimo avuga ngo nimusenyere urusengero? Yari arimo yivuga nabwo. Ubwo rero igihe Yesu akoresheje aya magambo akavuga ngo uru rutare niho nzubaka itorero ryanjye, bisa naho nanone yari arimo avuga ngo nimusenyere urusengero, kandi mu minsi 3 nzarwubaka. Yesu yari arimo avuga ati, wowe uri Petero, akabuye gato, Petros, ibuye ritabasha kuguma ahantu riri, umuntu yanyeganyeza akarihavana. Ariko njyewe ndi Petero, ndi urutare, kandi kuri urwo rutare rwo jyewe niho nzubaka itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ntabwo rero ryagomba kuba ryubatswe ku muntu w'ubunyamuntu gusa. None ikibazo ni iki? Ni gute twubaka ku rutare? Kuko tumaze kubona yuko urutare ari Yesu Kristo, ariko tugomba kumenya icyo bisobanuye kumwubakaho. None ni gute twakubaka kuri Yesu Kristo? Igisubizo kiri muri uwo mugani.
mbese mwaba mwibuka amagambo twasomye mwumve muyitayeho cyane ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. none ni gute bakubaka ku rutare? no kumva ijambo. kumva iki? kumva amagambo ya Yesu Kristo ukayakomeza. none ni hehe dusanga amagambo ya Kristo? amagambo ya Yesu Kristo tuyabona mu ijambo rye ryera. none muzi ikintu gitangaje hano? amagambo ari hano bakoresheje ngo amagambo ni naryo jambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere bavuga ngo mbere na mbere hariho jambo. ijambo logos. kandi logos aho muri Yohana rimwe hasobanura ngo mbere na mbere hariho jambo. jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana, bavuga Yesu Kristo. hano rero yaravuze ngo umuntu wese wumva logos zanjye cyangwa se amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. icyo nicyo bisobanuye mu by'ukuri kubaka ku rutare. ubwo rero igihe twumvise ijambo ry'Imana ubutumwa tukabwumva mu byanditswe byera kandi tukabukomeza, tuba twubaka kuri Yesu Kristo. igihe twiga ijambo rye maze amaso yacu akaribona kandi amatwi yacu akaryumva, iyo turikomeje tuba turimo tumwubakaho. nicyo Yesu yavugaga, akavuga ati mugomba kurya umubiri wanjye kandi mukanywa amaraso yanjye. maze muri Kiliziya Gatolika bakavuga ngo mu misa umusaserodoti ngo barimo anywa amaraso ya Yesu Kristo y'ukuri kandi ngo n'abakristo bakarya umubiri we. ariko icyo Yesu hano barimo avuga iyo arimo ahinduka umubiri wacu bwite ndetse no kurya umubiri we no kunywa amaraso ye, Yesu yasobanuye icyo bisobanuye guhinduka umwe natwe. ndagira ngo mwite ku magambo ari muri Yohana 6:63. kiravuze ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. mu yandi magambo kurya umubiri wanjye ntacyo byaba bimaze nabyo ubwabyo, ahubwo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. ngo niyo ki? niyo bugingo. none ni gute twakubaka kuri Kristo ari we rutare? twubaka kuri Yesu twumva amagambo ye kandi tukayakurikiza tukayakomeza. aho ngaho niho dushobora kubakira kuri Kristo, igihe twemerera ibyanditswe byera yuko amaso yacu abireba kandi amatwi yacu akabyumva. Kristo ahinduka umwe natwe kandi tuba turimo twubaka kuri we ari we rutare. mu gitabo Thoughts from the Mount of Blessing kuri paji 148-149 Ellen White hari amagambo avuga akomeye, akavuga ngo amahame akomeye y'amategeko agaragaza akamero k'Imana byagaragajwe na Kristo mu magambo yavugiye ku musozi. amagambo ya Kristo yavugiye ku musozi. uyubakaho. none ubwo ngubwo murumva ijambo jambo ryanditse uyubaka aba yubaka kuri Kristo. uyubakaho aba yubaka kuri Kristo, n'ubaka kuri ayo magambo. mu gihe umuntu yumva ayo magambo kandi akayakira, aba yakiriye Kristo. kandi umuntu utakira ayo magambo ya Kristo aba arimo yubaka ku musenyi. none hari ahantu tugomba kubakira ku migenzo y'abantu, ntahari. tugomba kubakira ku ijambo ry'Imana kandi nibyo bizadushoboza guhagarara dushikamye. mwite ku kiri mu Befeso 2:19 kugera ku 20 turahabona amagambo asobanura icyo bivuze kubaka ku rutare. Befeso 2:19 nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse muri abahehe. hano hari igitekerezo cy'inzira none ngo muraba mu nzu y'Imana kuko mwubatswe. muribuka n'ibyo twasomye mu rwambere rwa Timoteyo bihuye n'ibi ngo nuko rero namwe muraba mu nzu y'Imana kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. none ubwo ni gute bwo twakubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi? dusoma ibyo banditse, kubera yuko bo barapfuye, ariko kubakiraho nk'abantu ni ukwiga ibyo banditse. noneho ngo ninde rufatiro? ngo ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka.
none umuntu usanzwe yabura ibuye rikomeza imfuruka ntabwo bishoboka. Kubaka ku rutare ni ukubaka ku ibuye rikomeza imfuruka kandi ni ukumva ijambo rye no kuryumvira. Thoughts from the Mount of Blessing, paji 150. Ellen White yavuze aya magambo akomeye kandi ndashaka yuko mwumva ikintu Ellen White yavuze aha ngaha. Yaranditse ngo Kristo urufatiro rw'ukuri niwe buye rizima. Mureka yuko intumwa Pawulo yavuze yuko Yesu ari ibuye rizima, ntabwo ari ibuye ryapfuye ahubwo ni ibuye rizima. Mwite kuki yakomeje avuga ngo Kristo urufatiro rw'ukuri niwe buye rizima, imibereho ye ihabwa abamwubakaho. Ubwo rero ni ibuye rizima kandi nk'amabuye mazima mukora inzu y'umwuka, kandi izo nzu zose zibumbiwe hamwe zikora urusengero rwera rw'Imana. Mwite ku magambo ahari ngo imibereho yihabwa abamwubakaho, namwe nk'amabuye mazima mukora inzu y'umwuka, kandi izo nzu zose zibumbiwe hamwe zikora urusengero rwera rw'Imana. Ayo mabuye mwite ku kirahangaha cyane ngo ayo mabuye ahinduka amwe n'urwo rufatiro, kuko ubuzima bumwe ari bwo bubamo byombi. Iyo nyubako nta muraba wayitwara, kuko igisangiye ubuzima n'Imana kibanaho nayo iteka ryose. Mu yandi magambo, igihe twubakiye ku ijambo rya Yesu Kristo ryera, ijambo rye ryanditswe, ubuzima bwa Kristo buza muri twe kandi natwe tugahinduka amabuye mazima, twubatswe ku ibuye rizima rya Yesu Kristo. Ibuye rizima rya Yesu Kristo. None ni gute twamenya neza yuko twubatse kuri Yesu Kristo? Luka 6:47 hasubiza icyo kibazo. Mwitegure amagambo hari ngo umuntu wese uzaho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza, akagenza ate? Akayakomeza, ndabera kuko asa n'umuntu wubaka inzu agacukura, akagenza ate? Agacukura. Mbese Yesu adusaba gucukura cyane mu ijambo rye, niko bimeze. Asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane, akageza urufatiro hehe? Ku rutare. Thoughts from the Mount of Blessing 156 haranditse ngo iyo inyigisho twakiriye yishe icyaha mu mutima, ikeza umutima nk'inkamba kandi ikera imbuto yo kwera, tugomba kumenya ko ari ukuri kw'Imana. Paji 149 ngo umwanditsi yakomeje yandika ngo twubaka kuri Kristo iyo twumviye ijambo rye. Uwishimira gukiranuka si we mukiranutsi, ahubwo ukora ibyo gukiranuka ni we mukiranutsi. Kwera si ibyo twiyumvamo, ntabwo ari ukujya mu rusengero kugira ngo umuntu ajye mu mwuka, narangiza avuge no mu ndimi, narangiza akora n'ibimenyetso bitandukanye. Ntabwo ari icyo bisobanuye. Kwera ntabwo ari uko. None kwera ni ukuhe? Twubaka kuri Kristo igihe twumvira amagambo ye. Ntabwo kwera ari ibyo twiyumvamo, ahubwo ni ingaruka yo kwirundurira mu Mana, ni ugukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Iyobokamana rishingiye ku gukurikiza amagambo ya Kristo, atari ukugira ngo Imana iturebe neza, ahubwo kubera ko twese tutabikwiriye. Twese tutabikwiriye twakiriye impano y'urukundo rwe. Kristo ntabara gukiranuka ku muntu kubw'amagambo yatuye, ahubwo ni kubw'imirimo yo gukiranuka. Ni mu gukora, si mu mvugo gusa. Imana ishakira abakurikira Kristo kandi imico yubakirwa ku bikorwa. Ni mu gukora, si mu mvugo gusa. Imana ishakira abakurikira Kristo kandi imico yubakirwa ku bikorwa. Ubwo rero ni ugusoma amagambo y'Imana nk'uko ari mu ijambo ryera ry'Imana, kandi ntabwo ari ukuyumva ngo umuntu avuga ati mbega amagambo meza, ahubwo ni ukuyakurikiza ndetse no kuyakomeza. Nicyo cyitwa kubaka ku rutare, kwiga amagambo y'Imana kandi tukayahindura igice cy'ubuzima bwacu. Urumva rero yuko Yesu aba arimo acyaha igitekerezo cyo kumva umuntu ntakurikize. Ndagira ngo mwite ku magambo ari nanone mu Baroma
igice cya 2 umurongo wa 13 ngo kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abantu baravuga rero bati none ahubwo dukizwa uko twakoze byiza. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo dukizwa uko twakoze byiza, ahubwo turakizwa kandi nk'ingaruka tugakora neza. Ntabwo dukizwa n'imirimo yacu, ahubwo imirimo yerekana niba twarakijijwe. Hari ibibazo byinshi byibazwa, abantu bakavuga bati Kristo ni umucunguzi wanjye, ariko mu by'ukuri imirimo y'abo bantu igahamanya n'ibyo bavuga yuko ari abakurikiye Kristo. Ni abantu bumva kandi ntibakurikize amagambo y'Imana. Mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 18 n'uwa 19, intumwa Yohana iravuga ngo bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. None ikibazo ni iki? Ukuri ni ukuhe? Niba nk'uko Yohana bivuga tugomba kudakundana urumamo mu magambo, ahubwo tugakundana mu by'ukuri ndetse no mu kuri atari urumamo, ubwo ngubwo ni icyo bashaka kuvuga. Nanone muri Yohana 17 umurongo wa 17 hari amagambo avuga, kandi Yesu niwe yavuze ubwe, aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. None ubwo kubaka kuri Kristo ni iki? Ni ukubaka ku magambo ye, ni ukwiga amagambo ye, kandi ayo magambo tukayemerera agaca mu maso yacu no mu matwi yacu, akajya mu mitima yacu kandi agahindura imibereho yacu. Kandi muri ubwo buryo tuba turimo twubaka ku rutare. None iyo twumvise ibyo tubwirwa gusa twarangiza ntitubikurikize, cyangwa se tukumva ibyo abantu batubwira bitari mu ijambo ry'Imana, ngo tuba dukora iki? Tuba twubaka ku musenyi. Kandi mwamuzi ko kwemera ukuri ndetse no kuguhakana mu minsi iheruka bizaba ikigeragezo gikomeye. Ndibuka amagambo twasomye mu rwa kabiri rw'Abanyatesalonike 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Mwite ku kintu kubakira ku kuri nk'uko kiri hano, ukuntu ari ikintu cy'ingenzi cyane. Mwite ku kiri ahangaha. Haranditse ngo kuza kuba mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhendanyi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka. None ni ukubera iki barimbuka? Kuko batemeye gukunda iki? Batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. None ukuri ni ukuhe? Ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Ntabwo bemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. None ubwo tugomba kwemera ukuri kugira ngo dukizwe. Niko bimeze. Mwite ku cyo bakomeza bavuga ku murongo wa 11 ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Mubona yuko icyo Imana itwemerera gusa ari amahitamo yacu. Imana iravuga ngo mwamenye iby'ukuri ari byo, none mwanze kubyemera, none ngiye kubemerera uburenganzira bwanyu, ngiye kubemerera umudendezo. Niyo mpamvu hahita haza kurimbuka ndetse n'ubushukanyi bukomeye. Kandi harakomeza havuga ngo ku murongo wa 11 ngo niyo mpamvu Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Abantu ngo batagenje gute? Batigeze bizera iby'ukuri bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ariko ngo bene data bakundwa n'Umwami wacu dukwiriye kubashimira Imana iteka kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranyirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. None ukuri kuzaba ikintu abantu bazageragereshwa mu bihe biheruka. Niko bimeze, kandi ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Ikigeragezo cya nyuma kigiye kuba imigenzo y'abantu ndetse n'ukuri gusobanutse ko mu ijambo ry'Imana. Matayo 7 umurongo wa 21 na 22 haranditswe ngo kandi mwite yuko iki kintu mwite kukuba iri jambo riza mbere gato y'umugani Yesu yaciye. Mwite rero ku kintu cyanditswe ahangaha muri Matayo 7:21 na 22 ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka.
none haba hari icyo bihuriyeho n'uriya mugani? Niko bimeze, kuko nta bantu bumva ijambo bakarikurikiza bubaka ku rutare. None haba hari abantu bazumva ijambo ntibarikurikize? Barahari nabo. ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. none ikibazo ni iki? ibyo data wo mu ijuru ashaka ni ibihe? mu rwa mbere rw'Abanyatesalonike n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 8 turabona ibyo data wo mu ijuru ashaka ibyo ari byo. kuko Yesu hano aravuga ngo umuntu ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe ugomba kuzabona ubwami bwo mu ijuru. dukeneye rero kumenya ibyo data wo mu ijuru ashaka ibyo ari byo. mu rwa mbere rw'Abanyatesalonike n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 8 nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahugurira mu mwami Yesu kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana muba ariko mugenda. mbese ubwo kunezeza Imana hari aho bihuriye n'uburyo abantu twitwara? ijambo ry'Imana rivuze ngo uko mugenda bisobanuye imyitwarire ndetse n'ukuntu abantu bakurikiza amategeko y'Imana. mukwiriye ngo muba ariko mugenda ndetse murusheho muzi amategeko twahawe n'umwami Yesu kubategeka yariyo. icyo Imana ishaka ni iki? ni ukwezwa. ngo ni iki? ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe ufite icyubahiro mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa ahubwo yaduhamagariye kwezwa. nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. none ubushake bw'Imana bwaba hari aho buhuriye no kwezwa ndetse no gushimisha Imana? niko bimeze. hari abantu bavuga bati mwami mwami ariko ntibakurikize ijambo ry'Imana cyangwa se ubushake bw'Imana uri mu ijuru. bagakomeza kugira kwandura bari bafite mbere y'uko basanga Yesu Kristo. abo bantu rero bavuga ngo mwami mwami bashobora no kuzakora ibitangaza biratangaje. mwitego kiri muri Matayo 7 umurongo wa 21 ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami. 22 ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. mbese abantu bagomba kuba ari abakristo? niko bimeze, kuko baravuga bati mwami mwami ariko ntabwo bakurikiza ibyo data wo mu ijuru ashaka. kandi ibyo data wo mu ijuru ashaka ni ukwezwa kwacu, kandi kwezwa kwacu kugomba gushingira ku ijambo ry'Imana. ariko abantu baravuga bati Pastor Bob turabizi aba bantu bagomba kuba bakora ibitangaza kandi bakirukana n'abadayimoni bakanahanura. ubwo rero abantu wenda bari bazi Kristo hanyuma baragoma. ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo bigeze bajya ku ruhande rwa Yesu Kristo. none mwabaza muti Pastor ubwirwa n'iki? ndagira ngo mwite ku kiri muri Matayo 7:23 haranditswe ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibibi bimwe. mwaki mwankozi z'ibibi bimwe, lawlessness. ndashaka kugira amagambo nsoma kandi ari mu gitabo Thoughts from the Mount of Blessing page 46. kuko tugiye kureba iby'ibimenyetso ndetse n'ibitangaza bigomba kuzakorwa. nta muntu ugomba kwirengira ibyo abona ndetse n'ibyo yiyumvamo. nite ku magambo hari ngo ntihakagire uwibwira ko kurindwa ndetse no gukora ibitangaza ari igihamya cy'umwimerere w'umurimo abantu bakora cyangwa ibitekerezo bamamaza. mu gihe abantu bavuga iby'ijambo ry'Imana kandi ibyo bakora n'ibyo biyumvamo bakabisumbisha urufatiro rw'Imana, tugomba kumenya ko nta mucyo uri muri bo kandi nta museke uzabatambikira.
mu yandi magambo kubaka ku bimenyetso na siyanse n'ibyo abantu biyumvamo ndetse n'ibindi byose amaso ashobora kwereka abantu ariko bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Ntabwo umuntu aba arimo yubaka ku rufatiro kandi ku rutare ari rwo jambo ry'Imana ry'ukuri. None kubaka byaba ari umurimo ukomeye. Ndagira ngo mbasomere ukuntu bikomeye kubaka ku rutare. Quotes from the Mount of Blessing, page 47. Havuga iby'ukuntu aya mazu yari yubatswe ku rutare yari ameze. Ngo aya mazu yari yarubatswe akomeye cyane, ntiyashoboraga guhungabanywa. Aho yari ari hagaragaraga nk'ahadashamaje ugereranije n'ayo ku musenyi, ariko yari yubatse ku rutare kandi umuyaga n'imivu ntibyashoboraga kuyasenya. Kubaka byari ikintu gikomeye. None mureke mbabaze, kubakira ku ijambo ry'Imana, umuntu akahubakira imico ye, akubaka itorero ku ijambo ry'Imana, mbese byaba rimwe na rimwe ari ikintu kiba gikomeye. Niko bimeze. Ndagira ngo mwite ku magambo ari mu gitabo Child Guidance, page 64. Kubera yuko imico ndetse n'itorero byose bigomba kubakirwa kuri Kristo ndetse n'ijambo rye. Handitswe ngo imico ntiza kubw'amahirwe, ntirangwa n'ikintu kimwe umuntu akoze kubw'impanuka. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ashobora gutera intambwe mbi, ariko ntabwo icyo ari cyo kigaragaza imico. Mwite ku kintu cyanditswe aha, ahubwo ngo intambwe imwe igana mu kibi ntabwo ari igaragaza yuko umuntu yayobye, ahubwo ni ukwisubiramo kw'ibikorwa gutuma bihinduka akamenyero kandi bikubaka imyitwarire myiza cyangwa mibi. Imyitwarire myiza iremwa gusa binyuze mu kwihangana, umuhati udacogora, ndetse no mu kwegurira impano yose n'ubushobozi bwose icyubahiro cy'Imana. Ariko mu cyimbo cyo kugenza gutyo, abenshi bemera gushushubikanywa ndetse no kwerekera aho ibyiyumviro ndetse n'ibihe biberekeza. Ubwo rero tugomba kubumbura ijambo ry'Imana kandi tukaryiga, twarangiza tukavuga tuti Data udufashe kubana amahoro n'ibi bintu twiga, kandi biturinde imitego ndetse n'ibitero byose by'umwanzi Satani tugabaho. Ubu rero ndagira ngo tuvuge noneho ku cyo kubaka ku musenyi. Kandi niba kubaka ku rutare bisobanuye kumva amagambo ya Yesu Kristo ndetse no kuyumvira, ubwo none ikigomba kuba kubaka ku musenyi Yesu nacyo yaragisobanuye, kandi yaravuze ngo umuntu bumva aya magambo yanjye yarangiza ntayakurikize azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku hehe, wubatse inzu ye ku musenyi. Ndagira ngo dufate urugero rumwe rw'icyo twarimo twiga muri uru rukurikirane. Mbese ijambo ry'Imana ryaba rivuga neza yuko umunsi wo kuruhuka abantu bagomba kweza ari umunsi wa karindwi w'isabato? Mbese byaba byumvikana? Ariko iyo ugiye mu isi maze ukumva abantu barakubwira bati ku isabato niho kuruhuka, ariko sinshaka yuko banyambura akazi kanjye ngomba kuzakora. Bati rero inshuti zanjye ndetse n'abo mu muryango wacu bazavuga iki? Agahita avuga ati mbese padiri wanjye we cyangwa unyobora azabivugaho iki nabona naruhutse isabato ivugwa na Bibiliya? Umuntu rero agomba guhita avuga ati jewe nzakurikiza ijambo ry'Imana ryavuze, nicyo cyo kubaka ku rutare, kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga neza yuko isabato ari igomba kuruhuka. Ariko umuntu aravuga ati ndabyumva ariko ntabwo nzabyumvira. Ukora niko kubaka ku musenyi. None kubaka ku musenyi bisobanuye iki? Ndagira ngo dukomeze nanone tubireba, kandi ndagira ngo nongere nsubire mu gitabo cyitwa Thoughts from the Mount of Blessing, page 50. Ngo ariko inyubako yose yashinzwe ku rundi rufatiro rutari ijambo ry'Imana izagwa. Ngo ariko inyubako yose yashinzwe ku rundi rufatiro rutari ijambo ry'Imana izagwa. Kimwe n'abayuda bo mu gihe cya Kristo, ububaka ku rufatiro rw'ibitekerezo by'abantu ndetse no ku by'abantu bishyiriraho byose cyangwa ku murimo wose bakora batawushobojwe n'ubuntu bwa Kristo, abashinga imiterere y'imico ye ku musenyi ushiraho.
ngo ni kuki? ku musenyi ushiraho. Mbese muzi yuko igihe Yesu yarangizaga uyu mugani yahise atandukanya icyo kubaka ku rutare no kubaka ku musenyi bisobanuye. Ndagira ngo mwite ku magambo ari muri Matayo 7:24 nanone. Ukomeje ugasoma ayo matsinda birahita yigaragaza. Matayo 7:28 niho ngira ngo nsome. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, baba abantu batangazwa no kwigisha kwe. Ngo batangazwe n'iki? Batangajwe no kwigisha kwe. Ni ukubera iki? None batangajwe n'iki? Kubera iki batangajwe n'inyigisho ze? Ni ukubera ko Yesu Kristo yashingiraga inyigisho ze kuki? Ku ijambo ryanditswe. Ntiyigeze avuga ibintu bidafite amakuru adahagije cyangwa se ngo agire ibintu yiyumvamo. Ntiyigeze akurikiza n'ibyo abigisha amategeko bavuze. Ahubwo yari afite ubutware ku buryo buri kintu cyose yakivuga akurikije ijambo ry'Imana ryanditswe. Niyo mpamvu abantu batangajwe no kwigisha kwe. Noneho mwite kuri iki, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. None n'uruhu rufatiro abigisha amategeko ndetse n'abanditsi bafatiragaho ni umusenyi. Niyo mpamvu Yesu atigeze yigisha nk'abigisha amategeko. Kandi kubaka ku rutare bigomba gutanga imbaraga n'ubutware, ariko ku musenyi aho abigisha amategeko bubakiraga ni ugushingira ku bitekerezo by'abantu mu cyimbo cyo gushingira ku ijambo ry'Imana ryanditswe. Turacyagomba kuvuga ku muyaga ndetse n'amabuye. None n'iki bisobanuye kuba umuyaga uza ugakubita ku nzu? Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 1 n'uwa 2 haranditswe ngo, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe iki? Bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. None bisobanuye iki kuba bari bafashe imiyaga? Iyi ni imiyaga y'intambara. None n'iki kizaba igihe abamarayika bazaba bari kuyimiyaga? Hazahita haza igihe cy'akaga katigeze kubaho uhereye igihe isi yabereyeho. Kuva igihe amahanga yose yabereyeho niko Bibiliya ivuga, hazahita haza igihe cy'akaga ndetse n'umubabaro, ngo umubabaro wa Yakobo, igihe cy'umubabaro ukomeye cyane. None n'iki bisobanuye kurekura imiyaga? Bisobanuye akaga kagomba kuzaza kakagera ku muntu wese. Maze rero abantu bagomba kuzaba barubatse ku rufatiro rw'ukuri rw'ijambo ry'Imana. Iyo miyaga y'akaga ntabwo igomba kuzabatsinsura, ariko abubakiye ku bitekerezo by'abantu umuyaga uzabatwara. Intumwa Pawulo nayo ikomeza ivuga icyo umuyaga usobanuye. Abefeso 14:14 kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganywa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize. Ubwo rero imiyaga ntabwo isobanura akaga konyine, ahubwo isobanura n'imyigishirize myinshi cyane. Nicyo bisobanuye. None haba hariho imyigishirize y'ubuyobe muri iyi minsi, niko bimeze. Ngo kandi n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo niwe mutwe ari wa Kristo. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurira muri we muri byose. None murumva itandukaniro riri hagati y'ibyo byombi. Ndagira ngo twongere dusome nanone muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 6. Ngo ariko rero asaba yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Murumva rero yuko tugomba kwakira amagambo y'Imana tudashidikanya. Ngo kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. None imiraba yishushanya iki? Bavandimwe, imiraba ishushanya akarengane. Mwite ku kiri mu Byahishuwe 12 umurongo wa 15. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 15 haranditswe ngo, icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore
kugira ngo amutembane. Umugore hano yashushanya itorero ngo kugira ngo atembanwe n'iki? Atembanwe n'ayo mazi cyangwa se uwo muraba. Rero barimo baravuga ikigeragezo giheruka kigiye kuza ku bantu b'Imana. None hazabaho abantu b'Imana batazigera batwarwa n'inyigisho z'ibinyoma ndetse no gushidikanya ndetse n'akaga ndetse n'akarengane, byose bikaba bitazigera bibakoraho. Mbese haba hari abantu bazakomera ku ijambo ry'Imana. Yego, barahari, kandi n'abantu bubatse ku rutare ari ryo jambo ry'Imana ryera kandi ryanditswe. None ni ikihe gihe by'umwihariko hano kiba kivugwa? Igihe bavuga iby'imiraba ndetse n'imiyaga. Thoughts from the Mount of Blessing baravuga ngo mwebwe mwese mwiyizeye ubwanyu, mwebwe mwese mwizeye ubwanyu murubaka ku musenyi, ariko ntimurakererwa cyane kuba mwarokoka akaga kagiye kuza. Mbere y'uko akaga kisuka mu isi, nimuhungire ku rufatiro rw'ukuri ari ryo jambo ry'Imana ryanditswe. Kandi mu ntambara ikomeye paje 417 haranditswe hari ikintu kigomba kuzarinda abantu mu gihe akarengane ndetse n'imiraba byose bizaba bije. Hari ikintu kigomba kuzaturinda kandi turakibwirwa hano. Intambara ikomeye paje 417. Nta n'umwe uzahagarara ashikamye mu gishuko giheruka keretse gusa abashikamishije intekerezo zabo mu kuri kw'ijambo ryayo. Umuntu wese azagerwaho n'iki kibazo ngo mbese nzumvira Imana kuruta abantu. Iki ni cyo gihe cyacu cyo gufata icyemezo giheruka. Mbese ibirenge byacu bihagaze ku rutare rw'ijambo ry'Imana ridahinduka. Mbese ubu twiteguye kuzahagarara dushikamye ngo duhamye amategeko y'Imana no kwizera Yesu? Mbese mwaba muzi icyo bisobanuye kugwa kw'inzu? Kubera yuko itorero rigereranywa n'inzu, mwaba mwarize mu Byahishuwe igice cya 18 ahavuga ibyo kugwa kwa Babuloni, kandi Babuloni ikomeye, ngo Babuloni iraguye. Ni ukubera icyo Babuloni igwa ku mperuka y'ibihe? Babuloni iragwa kuko yubatswe ku rufatiro rw'imigenzo y'abantu, yubatswe ku musenyi, umusenyi ushobora kuvanwaho. Niyo mpamvu Babuloni izagwa cyane. Babuloni ngo izagira kugwa gukomeye, niko umugani uvuga. Kandi ngo kugwa kw'iyo nzu kwabaye kunini. Mu bihe biheruka rero hari ikintu ngira ngo mvuge. Hari ikintu gihari cyitwa Nouvelle Ordre Mondiale cyangwa se ubutegetsi bw'isi nshya, bushingiye ku bwenge bw'abantu ndetse n'ubushobozi bwabo ndetse n'ibitekerezo by'abantu, bimeze neza nk'ibyari biri mu gihe cy'umunara w'i Babeli. Aho Yesu Imana yavuze ngo abantu batatanire gukwira mu isi, ariko abantu bagahita bo bagandira iryo tegeko ry'Imana kandi bakiyegeranya kugira ngo barwanye Imana. Amagambo ari mu bakurambere n'abahanuzi paje 58, ngaho niho biyemeje kubaka umudugudu munini cyane, kandi hagati yawo bagashyiramo umunara muremure cyane, isi yose ikazawutangarira. Imana yari yarabwiye abantu gutura ku isi yose, ariko bo bashakaga kubaka Imana yari yarabwiye abantu gutura ku isi yose, ariko bo bashakaga kubaka w'i Babeli. Biyemeje kuguma hamwe bagakomera, bakagira n'ubwami buzategeka isi yose. Nuko umudugudu wabo ukazaba umurwa mukuru w'ingoma y'isi yose. Isi yose yajyaga kubatangarira kandi ikabubaha kubw'ubwiza bwawo. Uwo munara w'akataraboneka wagomba kwerekana ubushobozi n'ubuhanga bw'abawubatse, ku buryo ngo wagomba kuzatuma bahinduka abantu b'ibitangarirwa. Kandi nanone muri iki gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ibi byahavuzwe n'uyu munsi birahari. Paje 59 haranditswe ngo muri iki gihe hari abantu bubaka umunara, abanyabyaha cyangwa se abatizera bumva ko bakwiriye kugaya ubutabera bw'Imana.
abanyabyaha bumva ko bakwiriye kugaya ubutabera bw'Imana, basuzugura amategeko yayo kandi bakirata bavuga yuko ubwenge bwa kimuntu buhagije. Basuzugura amategeko yayo kandi bakirata bavuga yuko ubwenge bwa kimuntu buhagije. Hanyuma kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Umubwiriza 8:11. Noneho hano aravuga ku bantu bita abakristo. Abantu benshi banga inyigisho z'ukuri za Bibiliya maze bakishyiriraho inyigisho zabo zishingiye ku bwenge bw'abantu no ku dutekerezo babihimbiye tunogeye amatwi. Ku dutekerezo babihimbiye tunogeye amatwi, bereka umuntu umunara wabo yuko ari we nzira yo kuzamuka mu ijuru. Abiha gushyanuka bigisha yuko uwica amategeko atazapfa, kandi ngo umuntu ashobora gukizwa atumviye amategeko y'Imana. Iyaba bitwa abakristo bemeraga urugero rw'Imana iduha, byatuma bagira ubumwe. Ariko igihe cyose ubwenge bw'abantu buzashyirwa hejuru y'ijambo ryayo ryera, hazabaho amacakubiri kandi ntibazahuza. Urudubi ruri mu matorero ruterwa n'inyigisho zidahuza rusobanurwa neza n'ijambo Babuloni, akaba ari ubuhanuzi buvuga iby'amatorero yo mu minsi y'imperuka akunda iby'isi. None ni iki bisobanuye kubaka ku musenyi? Ni ukubakira kuri siyanse, ni ukubakira ku migenzo y'abantu, ni ukubakira ku bitekerezo by'abantu bakomeye bo mu isi, abize iby'iyobokamana ndetse n'abize ibintu bikomeye cyane byo mu isi, mu cyimbo cy'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo mbabuza gusoma ibyo abantu bakomeye banditse, ariko bigomba kugereranywa n'ibiri mu ijambo ry'Imana ryanditswe. Tugomba kugenzura buri mugenzi wose na buri kintu cyose gikorwa kugira ngo tumenye niba gishingiye ku ijambo ry'Imana rihoraho. Kandi Yesu yatanze isezerano ry'abubaka ku rutare cyangwa se ku ijambo ry'Imana, atari ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Zaburi 27:5 hari isezerano ngo ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha, azashyira hejuru ampagarike ku gitare. Iryo ni isezerano Imana yatanze yuko abantu bayo bashingira ku ijambo ry'Imana. Umuraba, akaga ndetse n'icyaza cyose bizasanga bubakiye kuri Yesu Kristo ndetse no ku ijambo rye. Abo rero bazasoza babana na Yesu Kristo iteka ryose mu bwami bwe. Mureke rero duharanire kuba muri abo ngabo bubaka ku rufatiro rw'ukuri rwa Kristo n'ijambo rye.